ni njyewe ubihanuye bwa mbere. Imana hari ikintu ishaka gukorera umuhanzi witwa Dorcas. Dorcas murumuna wa Vestine. Vestine amaze gukora ubukwe, we ubukwe bwe bwaratashye bwagenze neza. Ariko uyu mwana murumuna wa Vestine witwa Dorcas, Imana iramwibutse. Imana niyo yatangiye itangiriro rya Dorcas, ni nayo igiye kuzarisoza uhere ku kirenge cy'ukagera ku mutwe. Dorcas Imana iramwibutse, irambwira ngo itegereze urebe. Mu kwitegereza ndi kureba, nitegereje mbona uyu muntu witwa Israel Mbonyi, mbona hagararanye nande na Dorcas, kandi mbona bameze nk'abari kwambikana impeta y'urukundo, icyo bita impeta ya fiançailles. None nkabona umuntu witwa Israel Mbonyi ameze nk'ahagararanye n'umuntu witwa Dorcas, asa naho amwishimiye, amubwira ati sheri, ati shushu, ati sweet, ati honey. Abantu benshi bari bafite insanganyamatsiko yo guhora bafite amatsiko bavuga ngo ese Israel Mbonyi azarongora nde, azarongora nde. Imana ivugana naye ijambo rikomeye cyane, ndaza no gusoma n'ijambo Imana yampaye ntabwo ndarigeraho, ngo Israel Mbonyi nitegereza mbona afite impeta, ariko impeta ya fiançailles mbona ari kwishyira mu kuboko kwa Dorcas. None Dorcas mbona kuri sagatwenye, mbona arasetse, mbona arishimye, ndashaka guhoza amarira uwo bita Dorcas nkuko nayahojeje mukuru we Vestine. Ndi Imana yabikoze, ndi Imana yahojeje amarira mukuru we Vestine, mugirira neza. Bihanuye 2025 ni tariki 5 z'ukwezi kwa kangahe kwa munani. Iyi mpeta ugiye kwambara Dorcas igiye kwitwa impeta y'umugisha. Yewe Dorcas we akira kubikwa n'Imana. Nabonaga nyashiza Dorcas zaraje nawe yariyongereye nkuko Vestine ubona Imana yamuteye inyama muri iyi minsi. Imana yanyeretse iyerekwa rikomeye. Nagiye kubona mbona ubukwe bwa Vestine mukuru we, mbona abasore beza b'umugisha b'uburanga. Nongere mbisubiremo, barebye Dorcas baramureba n'amataye n'uburanga, baramwishimira, ariko baraceceka bapfiriyo ntibavuga. Ikirori cya Dorcas kizaruta cya Vestine. Ndabivuze hano, ndabihanuye. Dorcas akira guhozwa amarira, Dorcas akira kwishima, Dorcas akira guseka, Dorcas akira guteteshwa, Dorcas akira kwitwa umwamikazi. Ubundi Dorcas yakagumye gutoranywa nka nyampinga. Kubera iki? Nagiye kubona mbona Imana imwitayeho cyane. Imana yasatuye umutima wa Dorcas, Imana yarawunyereka. Yarawunyereka wese ubu vis-a-vis nge Dorcas namubonye mu mutima w'imbere. Imana yanyeretse umutima wa Dorcas, irawunyereka wese. Irambwira ngo Dorcas Imana igiye kumuhoza amarira. Mbona Irene ndege akomeza no mu bihugu by'amahanga. Buriya Dorcas afite n'umugisha umeze nk'uwa diaspora, icyo bita abadiaspora bo kuba baba no ku bihugu by'amahanga. Dorcas afite uwo mugisha. Vestine nabonaga ari kwishimana n'umugabo we bari mu buriri bamereye neza, kuko nabonaga Dorcas ari kurwana n'ibye ku giti cye. Irene muri ndahabi, reka nkubwize ukuri, ubundi muri ndahabi Irene kuri uyu mubona nabonaga asa n'umuntu wumva nawe yishimiye ibyiza byande bya Dorcas. Avuga ati nta Marene wigeze werekwa muri ubwo bukwe. Marene hari umukobwa umwe nigeze gusa naho mbona w'umuhanzi ukomeye nawe uhitinze witwa Marina. Nabonaga yasaze yataye umutwe, ari kuvuga ati noneho Marina ndamubona rwose acugusa nyashi, ndamubona ari gucugusa nyashi yambaye rwose neza. Gusa Scovia ikintu cyo nemera, uri kubyumva, iyerekwa rigiye kurangira nyuma nagiye kubona mbona je afite ururabo rwiza. Scovia wabyumvishe, aza rufite, mbona raje mu kirori nyuma kuri finaroma, mbona ruhaye umugabo wa Dorcas. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu, masuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Nirara wizisho ndetse na Slim Jesus TV. Uyu munsi twagiriwe umugisha wo kwakira umukozi w'Imana, Prophet Florien. Prophet umeze gute? Ndaho ndashimira Imana. Tugiye gukora ikiganiro, ariko nkuko bisanzwe ndumva twatanyana n'isengesho, then tukahita twikomereza ikiganiro cyacu kijyanye n'ibyo turi buganire. Witwa Imana nziza, witwa Imana y'ubutware, ndagushimye kuko uri Imana ishobora byose. Uhereye aka kanya, yaba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku bihugu by'amahanga, umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro kizamubera ikiganiro cy'umugisha. Ndagushimye Imana kubanye natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Yego, urakoze cyane. Uyu munsi rero wambwiye ngo urifuza ko twaganira, ngo umutima uri kuguhata, ngo hari ubuhanuzi ufitiye
abanyarwanda. Ubuhanuzi ufite abadukurikiye n'ubuhe ni ubuhanuzi bwoko ki? Okay, reka maze nsuhuze n'abantu baba bamaze igihe batambona ku macano ariko benshi baranzi ku macano atandukanye, ariko uyu munsi wa none naje hano kuri Slim Jesus ndetse na Rayira Wiz Show. Rero bishaka kuvuga mu yane magambo ngo nsuhuje abantu bose banyumva basanzwe banzi hano muri social media ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Abari hano mu gihugu cyacu ndetse no ku bihugu by'amahanga n'Iburene ba diaspora. Naje ni Prophète Florier nkuko unyakiriye. Imana yacu tugire neza cyane. Maze ibihe ndi gusenga Imana mfitanye ubusabane n'Imana mu bihe by'amasengesho bikomeye cyane. Hanyuma Imana iza kumishura ikintu gikomeye, ikimishura ku muhanzi w'u Rwanda uzwi nk'umuntu uri mu rubyiruko rw'u Rwanda. Hano mu Rwanda rwacu ni umuhanzi ufite mukuru we witwa Vestine. Hanyuma akaba we yitwa Dorcas. Uyu muntu rero ndi gusenga nahishuriwe ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo irashaka kuzamuhoza amarira. Imana irambwira ngo yarayikoreye, Imana iranezerwa. Yarayikoreye, Imana irishimye. Yarayikoreye ngo abantu bamutega iminsi. Yarayikoreye abantu baramurwanya. Yarayikoreye abantu bakifuza neza yuko atazamuka kubera ishyari ry'abantu. Ngo ariko Uwiteka arashaka gukora ikintu gishya kuwo bita Dorcas. Ikintu gishya ni njyewe ubihanuye bwa mbere. Abantu babifate babishyire mu bitekerezo byabo. Imana hari ikintu ishaka gukorera umuhanzi witwa Dorcas. Dorcas murumuna wa Vestine. Vestine amaze gukora ubukwe, we ubukwe bwe bwaratashye bwagenze neza. Ariko uyu mwana murumuna wa Vestine witwa Dorcas, Imana iramwibutse. Uwiteka aramwibutse, amwibukiye imirimo n'ibitangaza, amwibukiye uburyo yamuzamuye mu buryo bw'umuziki nyarwanda. Uwiteka aramwibutse, agiye kumugirira neza. Uwiteka agiye kumuhoza amarira. Uwiteka agiye kumuhemba, agiye kumugirira neza kugira ngo abamurwanya n'abifuza kumunaniza bose batsindwe, kuko nagiye kubona mbona ibintu bikomeye cyane. Imana irambwira ngo ugende ubitangaze kuri social media, ubivuge cyangwa se ku mayikara, ubivuge kuri YouTube channel, ndetse abantu benshi babimenye ngo kuko Dorcas n'ubundi azwi ku mbuga nkoranya mbaga. Yes. Imana irambwira ngo rero ugende ubivuge kuko ndi Uwiteka, ndagushyigikira nanjye ndabana nawe. Imana yacu tugire neza cyane. Imana irambwira ngo yitwa Imana ishobora byose. Nguko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Ngo yitwa Alpha na Omega. Bivuga bisobanura ngo itangiriro n'iherezo. Imana ni itangira ibintu ni nayo ibisoza. Imana ni igiye gutangira fondasiyo ya Dorcas, ni nayo izayisoza mu izina rya Yesu. Ndahanuye. Imana niyo yatangiye itangiriro rya Dorcas, ni nayo igiye kuzarisoza. Bishaka kuvuga mu yandi magambo, abamurwanya n'abamunaniza abo ngabo nibitonde kuko Uwiteka agiye kubemeza. Uko Imana yemeje mukuru we Dorcas, mukuru we Vestine, ikamugirira neza. Vestine akabona Imana imutabara, imwanura ku manwa y'ihanga, ikamuha umugabo w'umugisha, agakora ubukwe bukomeye. Abantu bavuga ngo ntibishoboka. ADPR kagivuga ngo biriya ngo yinjiyemo ntibyakemera, ngo biriya ngo Vestine ngo yinjiyemo ngo kuriya ngo arimo ngo arasokoza imisatsi ngo kandi muri ADPR bitemera. Hanyuma bagatangira kuvuga ngo Vestine ntiyakabikoze. Hanyuma bikaza kuba ngombwa neza yuko Imana irangije umuhango w'ubukwe bwa Vestine mukuru wa Dorcas. Imana igiye kwibuka na Dorcas nk'uko yayikoreye. Dorcas agiye guhozwa amarira. Dorcas agiye, Imana iramwibutse. Dosiye yiwe iributswe mu ijuru mu butatu butagatifu. Imana Data wa twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Ndabihanuye. Ni Prophète Florier. Ndakomeza nitwe Prophète Florier. Imana iramwira ngo Dorcas, Imana iramwibutse mu izina rya Yesu. Imana iramwibutse. Uhere ku kirenge cy'ukagera ku mutwe. Dorcas Imana iramwibutse kandi Imana igiye kumugira neza. Rero nitegereje nkomeza kwibaza ngo ese insanganyamatsiko ya fiance wa Dorcas ninde? Ese fiance ushaka kuba Imana yamuhuza na Dorcas ni uwuhe? Ndakomeza ndasenga. Imana ngiye kubona mbona izanye umustar uzwi mu rwego rwa social media, mu rwego rujyanye n'injyana ijyanye na gospel. Hanyuma mbona uwo muhanzi ndamwitegereza, mbona ni umusore ugaragara yuko akuze.
umusore ugeze mu gihe cyo kubaka urugo, umusore ugeze mu gihe cy'urushako, ndamwitegereza mu rwego rwa gospel, ndamureba ndamwitegereza mu iyerekwa ndi gusenga. Nari mfite amasengesho y'iminsi 4 nari maze ntarya ntanywa ndi kwinginga Imana ishobora byose kugira ngo isobanure ibintu byinshi bikomeye. Hanyuma Imana irambwira ngo ubu ngiye kukwereka iby'urubyiruko rw'u Rwanda mu rwego rwa gospel, mu rwego rw'injyana ya muzika. Imana yacu tugire neza. Haya kotalaba ya shando ya sika ya zobrele fai pere wirishe gome tutalele bosogre rerepo ya sika tango ya sika zobrele fai. Dorcas Imana iramwibutse mu izina rya Yesu. Imana imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo itegereze urebe. Mu kwitegereza ndi kureba ngiye kubona mbona umuhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda tuzi cyane ukomeye witwa Israel Mbonyi, ufite kuramya no guhimbaza Imana. Yamuhaye ibihimbano by'umwuka bimurimo. Israel Mbonyi ndamureba ndamwitegereza mbona hagaranye na Dorcas. Imana imunyerekeraho ikimenyetso gikomeye cyane, bishaka kuvuga mu yandi magambo hari Imana ashaka kunsobanurira hagati ya Dorcas na Israel Mbonyi. Imana imbwira neza yuko Imana ishaka kuzahoza amarira Dorcas. Ikamuhoza amarira gutese mu yandi magambo. Ni ukuvuga ngo urabona Israel Mbonyi mu buryo bwa muzika, mu rwego rujyanye na gospel, Israel Mbonyi afite izina, na Dorcas afite izina. Ariko Imana irambwira ngo Dorcas Imana ntabwo ikeneye yuko azarongorwa n'abantu b'abasivile basanzwe. Ikeneye yuko arongorwa n'umuntu ufite injyana mu rwego rwa muzika ya gospel. Ku buryo Dorcas azakora ubukwe nandi ubwo nitegereje mbona uyu muntu witwa Israel Mbonyi, mbona hagararanye nande na Dorcas, kandi mbona bameze nk'abari kwambikana impeta y'urukundo. Icyo bita impeta ya fiançailles. Iyi impeta nyine umusore akunda umukobwa akayimwambika ya fiançailles. None nkabona umuntu witwa Israel Mbonyi ameze nk'ahagararanye n'umuntu witwa Dorcas, asa naho amwishimiye, amubwira ati sheri, ati shushu, ati sweet, ati honey, ati kandi nkabona arabimubwirira ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo yabivuze ari amagambo gusa. Noneho mbona abantu benshi bari bafite insanganyamatsiko yo guhora bafite amatsiko bavuga ngo ese Israel Mbonyi azarongora nde, azarongora nde. Imana ivugana naye ijambo rikomeye cyane. Ndaza no gusoma n'ijambo Imana yampaye, ntabwo ndarigeraho. Hari ijambo Imana yampaye ndi bubasomere riri hano muri Zaburi. Imana irarimpa. Imana ngiye kubona mbona ngo Israel Mbonyi nitegereza mbona afite impeta, ariko impeta ya fiançailles mbona ari kwishyira mu kuboko kwa Dorcas. None Dorcas mbona kubisa gatwenye, mbona arasetse, mbona arishimye, mbona aramwenyuye. Imana irambwira ngo ngo itegereze filime nkweretse, ngo iyi filime nkweretse hano mu rwego rujyanye n'ubuhanuzi, ngo genda uyitangaze kuko ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Ngo ndi Imana igiye gutera kashi, ndashaka guhoza amarira uwo bita Dorcas nkuko nayahojeje mukuru we Vestine. Ngo ndi Imana yabikoze, ngo ndi Imana yahojeje amarira mukuru we Vestine, mugirira neza. Ngo abantu bategaga iminsi Vestine bakavuga neza yuko nta kiza yabona, bakavuga neza yuko nta kiza yasubizwa, ngo ariko Imana, ngo ndi Uwiteka, ngo Imana yatabaye mukuru we, ngo nayo igiye gutabara Vestine, ni nayo igiye gutabara Dorcas murumuna we. Dorcas akira gutabarwa mu izina rya Yesu. Dorcas ndaguhanuriye, sinkuzi sindahura nawe, nge narindi mu buhanuzi, nakuranye isheni y'umwuka. Dore ibyawe Imana yabigambiriye, dore ibyawe Imana yahagurutse kugira ngo ikunezeze. Bamaso witegure kugenda nk'abageni, witegure kugenda nk'abantu mbese bagomba kwambara agatimba keza, witegure kugenda nk'abantu Imana yatekerejeho. Dorcas Imana irakwibutse mu izina rya Yesu. Kotalaba ya shando ya sika ya zoblele fa pere wirishe gome tutalala bosogre. Dorcas Imana irakwibutse. Dorcas Imana igiye kugoza amarira. Dorcas wakoreye Imana abantu baguseka. Muri ADPR bavuga ngo ntabwo bishoboka, muri ADPR bavuga ngo ntabwo byemera, ariko Imana itarobanura ku butoni. Uwiteka Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, yize kuri Dorcas kugira ngo imurengere. Amen. Mbihanuye 2025 iyi tarike ndumva ari ya gatanu. Iyi tarike ni ya gatanu. Eshanu? Uyu munsi ndumva ari eshanu. Ni tarike eshanu z'ukwezi kwa kangahe? Kwa munani. 2025.
ndabihanuye nta wundi muhanuzi uragirira iyerekwa ndabihanuye Yego. Dorcas Imana irakwibutse Dorcas ugiye guhozwa amarira Dorcas ugiye gushaka umugabo w'icyitegerezo Yego. Dorcas ugiye kwambikwa impeta izagamburuza abantu kandi iyi mpeta nta muntu uzayigukura mu rutoki iyi mpeta ugiye kwambara Dorcas igiye kwitwa impeta y'umugisha kuko Imana ikwizeho uko itabaye mukuru wawe Vestine nawe iragutabaye kuko mumeze nk'impanga muri impanga rero Imana irabareba irabazi Imana yibarebye no muri social media ibazi nk'impanga ibareba nk'impanga nico gituma wowe Dorcas Imana igiye kukugira neza haya kotalaba ya shando ya sika ya zoblere pere wirishe gome tutalala bosogrere fai mu bukwe bwa Vestine hari abasore beza b'amatayi n'uburanga yego bariye indimi amazi yuzura akanwa bajya bareba Dorcas bakamubonamo umugisha bareba Dorcas amatayi ye bareba Dorcas uko agenda n'ikimero bakavuga ati uyu mwana Dorcas ashobora kuzagira umugisha no kuta mukuru we bakavuga bati uyu mwana Dorcas turamwishimiye bakavuga bati Dorcas bakabimuhisha ntibabimubwiye bapfira mu ibanga barashya barapfa barapfuka ari abasore b'uburanga beza ari abasore b'amatayi bakavuga bati muri iki kirori turareba Dorcas aciye bugufi nta nubwo yazanye akavuyo bigaragaza neza yuko ari umwana Imana ifite umugambi none abakire bafite inganda abakire bafite amafaranga abakire bafite ubutunzi abakire b'abashoramari ariko nabo batinze mu busore bakeneye kuva mu busore bakubaka batekereza kuri Dorcas hari umusore w'umugisha Imana igiye gutegurira Dorcas akaza akamwambika impeta kandi araza ari umuntu umeze n'ubundi nk'umuhanzi mu rwego rwa gospel kuko nabonaga ari umuntu ufite umugisha mu rwego rujyanye n'iyobokamana cyane mbona kunze Dorcas amwambika impeta y'umugisha Imana inyerekera ku kimenyetso ku muntu witwa Israel Mbonyi mbona bahagararanye asa n'umwambika impeta ariko Imana irambwira ngo yibutse Dorcas niko ngi Imana yambwiye ndabivuga uko yabimbwiye irambwira ngo amarira warize Dorcas ukayarira mu gicuku ukayarira ku manywa ukayarira abantu bareba ukayarira abantu batareba ukayarira imiryango yawe ireba ukayarira famiye zireba wowe Dorcas Imana uko yagiriye neza mukuru wawe Vestine nawe irakwibutse ijambo riri mu Baheburayo igice cyaho cya mbere umurongo waho w'ikenda ijambo rivuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo gitumye Imana igusize amavuta yo kwishima ikabikurutishe bagenzi bawe b'abakobwa b'amatayi ikurutishe bagenzi bawe b'abagore b'amatayi Dorcas Imana hari abantu ikurutishije kugira ngo ikugirire neza uzamamaze neza y'Imana mu rwego rwa gospel kandi Dorcas ndajya nkubwira ngo Imana igwaye ijwi n'injyana rijyanye na gospel mu rwego rujyanye no gusohora ibihangano by'umwuka mu rwego rujyanye n'indirimbo zikomeye zifasha abanyarwanda n'abantu bo ku bihugu by'amahanga kandi Dorcas Imana imuhaye gusohora indirimbo zo mu Cyongereza mu Gifaransa noneho no mu Kinyarwanda cyumvikana mu gihugu cya Dorcas niwe nkiriho Imana irambwira ngo genda ubitangaze kuko ndi Uwiteka hari icyo ngiye gukora kuri Dorcas kugira ngo muhoze amara nk'uko nyahojeje mukuru wa Vestine Imana yacu tugire neza cyane Imana imiryo jambo rero riri mu Baheburayo hanyuma ijambo riri mu gice cya mbere cy'Abaheburayo umurongo wawe w'ikenda kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo gitumye Imana yawe igusiza amavuta yo kwishima reka kurutisha abagenzi bawe b'abakobwa bijye gutuma nibaza kuri kino kintu abantu batese kubera iki nimba Imana yawe ikweretse ubu buhanuzi umaranye igihe kingana iki kwanza ubu buhanuzi ubu tuvugana naraye mbubonye mu isaa 9 z'ijoro ryahise mu ijoro ryahise Imana irambwira ngo wowe uve mu masengesho y'iminsi 4 wujuje uhite winjira mu rwego rwa social media ubivuge uvuge kuri kamera ubivuge ndi Uwiteka Imana yabinyeretse saa 9 z'ijoro ku itariki 4 zahise za 2025 mu kwezi kwa 8 ubu turi ku itariki 5 mbisohoje akakanya mbivuze akakanya ninge muhanuzi ubivuze bwa mbere yuko Imana yitaye kuri Vestine Imana igiye yitaye ku muntu witwa Dorcas Imana igiye kumuhoza amarira mu rushako ndabihanuye
byandikwe mu mateka Yego. bigere kure abari ku bihugu by'uburaya abari muri Canada, abari muri Amerika, abari mu Bufaransa, abari mu Bwongereza, abari mu bihugu byo mu Buhinde, abari South Africa hano muri Afrika, abari za Malawi, abari hano mu bihugu bya Afrika by'u Rwanda, Tanzania, Uganda, hano muri Uganda ubwo nahavuze, none kaza muri ibi bihugu bya Afrika byose, u Burundi n'u Rwanda urunguru turimo. Ibi bihugu bya Afrika byose Imana irambwira ngo igiye kunezeza Dorcas murumuna wa Vestine. Imana irambwira ngo igiye kumugirira neza. Imana irambwira ngo igiye kumwibuka ngo kandi Dorcas numara kurya ugahaga ukubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe zigwiriye, imikumbi yawe ibaye myinshi, gutegeka kwa kabiri ibice byaho 8 umurongo wawo wa 11 ijambo rivuga ngo numara kurya ugahaga ukubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe zigwiriye n'imikumbi yawe ibaye myinshi, ntuzibagirwe Uwiteka Imana Nyiringabo yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa kwa Farawo. Yewe Dorcas we akira kubikwa n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ntuzibagirwe. Yego. Abantu bibaza batese nyuma yo kubona buno buhanuzi wabagerageje basi kuwavugisha Dorcas ukamubwira ko ubuhanuzi umufite ubuhanuzi. Dorcas ntacyo nari kuvugana nawe kuko uwari umpaye ububasha bwo gusohora ibingibi ni Uwiteka Imana ishobora byose, kandi Uwiteka arinda kumirwa. Nanjye sinjye nahanzweho n'umwuka wera w'Imana. N'ubu tuvugana ndumva ndi mu bicu, ndumva ndi mu mavuta akomeye, ndumva ndi mu mbaraga zikomeye, kuko niba nabyeretswe nijoro saa 9 hanyuma nkaba mbizanye hano kuri kamera, nanjye sinjyewe ni umwuka wera w'Imana undimo. Rero Imana irimo irambwira ngo nimbivuge cyane, ubu sinabiceceka. Nanjye sinjyewe ndumva umuriro waka meze nka Yeremiya. Yeremiya yumvaga umuriro waka mu magufwa no mu misokoro, hanyuma agahanura, hanyuma Imana akabari yibana nawe. Nanjye rero ninjye Yeremiya Imana itumye kuri Dorcas akakanya. Ninjye Yeremiya Imana itumye ku Banyarwanda, ninjye Yeremiya Imana itumye ku Banyaburayi, ninjye Yeremiya Imana itumye ku bantu n'ubundi Dorcas abwira ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bwa social media, mu buryo bujyanye n'injyana ya gospel, abwira abantu benshi batandukanye. Imana yamwe ngo mbizane kuri za kamera, hanyuma Dorcas Imana iramwibutse mu izina rya Yesu. Imana yibutse Dorcas. Hari ijambo ry'Imana Imana yambwiye, mfite Bibiliya hano abantu banyitegereze, mutera agatebe kugira ngo mukurikirane ijambo ry'Imana Imana yampaye hano muri Zaburi ya 12 y'ijana na 12, Zaburi 112 umurongo waho wa gatatu. Zaburi 112 umurongo wa gatatu ndarisomera Vestine n'abantu bari kumwumva bose mu gihugu cyacu ndetse no ku bihugu by'amahanga. Vestine ndi kurisomera umuntu witwa Dorcas murumuna wa Vestine. Dorcas murumuna wa Vestine kuko abantu benshi bazi Dorcas bakaba bazi na Vestine bakorana indirimbo z'ubuhanzi bataza kubyitiranya. Ndi guhanurira Dorcas. Dorcas niwe ndi guhanurira, iri jambo ni ryawe. Aho uri hose uryakire mu izina rya Yesu, nk'umushumba nk'umutambyi ndi kwatuyeho mu izina rya Yesu, kubw'amavuta y'ububasha nahawe nkwatuyeho iri jambo mu izina rya Yesu. Zaburi ibice 112 umurongo waho wa gatatu hari ijambo rivuga ngo ubutunzi ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoreho iteka ryose. Gukiranuka kwe guhoreho iteka ryose. Uwo ni Dorcas ndi kubwira. Abatunganye umucyo ubavire umucyo uvire mu mwijima. Uvira ugira imbabazi ugira imbabazi nibambe agakiranuka. Uvira ugira imbabazi nibambe agakiranuka. Imana yacu tugire neza. Nta nubwo nsoma byinshi, ibi bintu nibyo Imana yampaye.
uyu murongo wa gatatu, Zaburi ibice 112 umurongo waho wa gatatu, niwo nsomye kumanuka hasi abandi bazakomeza basome. Ngiri ijambo Imana yampaye kuri Dorcas. Imana irambwira ngo ndimubwire mu rwego rwa hano mu kiganiro. Imana irambwira ngo Dorcas, Imana irakwibutse, igiye kugoza amarira, Imana igiye kukugira neza, Imana igiye kuguha umugabo mwiza, mbese mu rwego rujyanye na social media, mu rwego rujyanye na gospel, mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza. Na bindi bintu Imana yabakweretse bijyanye n'urugo, uburyo nimbona koko wabonye ko Imana kweretse ngo Mbonyi ari kwambika impeta Dorcas. Ese wari umunsi w'ubukwe nyine, ibyo byari bishushanyije iki kuri we? Urabona gutya umusore ahura n'umukobwa kumva aramwishimiye, akamuterera ivi ku nshuro ya mbere, akamwambika impeta y'urukundo ndetse impeta ya fiançailles. Nuko nabonye byaje ku bwa Israel Mbonyi ndetse na Dorcas. Hanyuma muri uko kumuterera ivi mbona Dorcas abyakiriye neza, ntabwo yabigaye. Dorcas yabyishimiye. Dorcas mbona Imana imuteraho n'inyama, mbona Dorcas yishimye anezerewe, mbona Dorcas afite umubyibuho, mbona Dorcas nyashizi we zaraje, nabonaga nyashiza Dorcas zaraje, nawe yariyongereye nkuko Vestine ubona Imana yamuteye inyama muri iyi minsi. Noneho mbona Dorcas yakuze, noneho ubona ari umuntu ugeze mu rwego rwo kurushinga, kuko byanyabyo waba umugore w'u Rwanda ndetse n'ibihugu by'amahanga bikamenya neza ko abaye umugore. Noneho nkabona yishimye afite umunezero mwinshi cyane. Dorcas ugiye kunezerwa, nabibonye ndabirahiye hano imbere ya kamera. Dorcas ugiye guhozwa amarira. Dorcas abakwanga bagiye kugusaba imbabazi. Dorcas abantu bakunanije bakajya bakunaniza mu ndirimbo za gospel, urwego uzikoramo bakurwanya, bagiye kukwinginga kuko Imana yacu iratabara. Yesaya ibice 50 umurongo waho wa 7. Bibiri iravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, ngakomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi neza yuko ntazakorwa n'isoni, kuko unsindishiriza ari hafi yanjye. Bishaka kuvuga mu yandi magambo, utsindishiriza Dorcas ni Uwiteka Imana ishobora byose, aje kumutabara. Akira gutabarwa n'Imana. Dorcas warababaye, unyura mu mashuheri, unyura mu miyaga, ariko Uwiteka agojeje amarira, kuko uyu munsi ni umunsi wo guhozwa amarira mu izina rya Yesu. Ni ku itariki 5/2025 ku kwezi kwa munani, ndabihanuye nk'umuhanuzi w'Imana. Ni byiza cyane ndi kubyumva. Wenda ubwo ariko ngo ari akantu numvishemo gatandukanye, ariko ni byiza nanone kubwo kuba utugejejeho wenda iby'Imana yakweretse. Na nubwo nkibaza abantu benshi bakunda gupinga ubuhanuzi bw'abantu, bati ibi ngibi umuntu ari kuvuga ntabwo Imana yabimweretse, ntabwo iki. Yego, ariko se urabona biri amaherezo abantu biri buze kugenda bite? Jewe ndi mu bahanuzi bahanuye ibintu birasohora. Mu bintu nagiye mpanura hano ku social media, nahanuriye Pastor Mutesi kurongorwa n'umugabo w'umugisha. Hanyuma Pastor Mutesi akora ubukwe bunyuza hakomeye. Icyo gihe mbihanura mbere, narabihanuye bankurikirane ku social media, bankurikirane ku macano atandukanye. Ninjye muhanuzi wahanuriye Pastor Mutesi yuko azarongorwa n'uriya mugabo bari kumwe. Uyu munsi wa none ubukwe bwarabaye, ariko buba ari ibintu bikomeye. Hanyuma Pastor Mutesi baramuzi kuri channel yitwa Gira Neza TV, baramuzi Pastor Mutesi. Hanyuma ninjye wamuhanuriye yuko agomba kurongorwa n'umugabo witwa Fredina. Uyu munsi bari kumwe. Nubundi nkomeje no gusenga, nsenga Imana impishurira uburyo ki Fredina akwiye gutera inda Pastor Mutesi y'impanga, kugira ngo Pastor Mutesi azabyara impanga z'umugisha, zibe insanganyamatsiko ikomeye hano mu gihugu cyacu no ku bihugu by'amahanga. Rero njyewe njya ntangaza ibintu Imana impaye biri autorite cyangwa se biri mu itegeko ry'Imana. Imana yimbwiye ngo mvuge ikintu ndakivuga. Nshobora kumara amezi 5 ntarajya kuri kamera, ariko nayijyaho ngatangaza ikintu gifatika. Njyewe simfa kuvuga ibyanjye, mvuga iby'Umwuka Wera ampaye. Rero Pastor Mutesi uyu munsi ari kumwe na Fredina, bakoze ubukwe baranabana, ibintu byarasohoye. Ubu ndi gusengera kubyara impanga, ndi kwinginga Imana kugira ngo Fredina atere inda Pastor Mutesi y'impanga.
amubyaza nawe impanga. tube tunamuretse tunamuveho Yego. rwamuhanura ibyo bigasohora Yego. ariko dukomeze twibande Yego. tugaruka kuri uyu mwana. Ya. Umwana uri kuvuga aracyari muto nubwo akirangiza kwiga. Yes. Imana yakweretse ubuhanuzi bw'umwana koko ejo bundi nibwo graduatinze muri uyu mwaka. Yego. Muri kuno kwezi kwa gatandatu nibwo arangije segonderi. Imana yakweretse se ko agiye gukora ubukwe akirangiza mu gatandatu segonderi. Hanyuma uyu Imana imuhoza amarira ngo twe kumubara nk'umwana, ntabwo ari umwana ahubwo arakuze. Imana igeze igihe cyo kugira ngo imuhoze amarira imugirire neza. Rero nihuse cyane Imana inyeretse iyerekwa rye, hanyuma Imana ikambwira ngo irashaka kumuhoza amarira. Njye ntabwo nigeze ngira ikibazo kuko sinabonye ari umwana w'imyaka 15, 16, 17, ahubwo nabonye Dorcas yujuje igihe cyo kuba nawe yarushinga, Imana ikamuhoza amarira. Rero bishaka kuvuga ngo nyuma y'amashuri ashoje, uri kubyumva, nabonye Imana imuha urugo ariko nyuma aza gukomeza amashuri ya universite. Mbona arize arakomeza araminuza ariko ari kumwe n'umugabo w'umugisha. Bishaka kuvuga mu yandi magambo, Imana yashaka guhoza amarira Dorcas nk'uko ihojeje amarira mukuru we Vestine. Yego. Uko ihojeje amarira mukuru we Vestine nako ugiye kubikora mu rwego rwande rwa Dorcas. Erega reka mbabwire insanganyamatsiko ahantu yavuye. Imana yanyeretse iyerekwa rikomeye. Nagiye kubona mbona ubukwe bwa Vestine mukuru we, mbona abasore beza b'umugisha b'uburanga. Nongere mbisubiremo, barebye Dorcas baramureba n'amataye n'uburanga baramwishimira, ariko baraceceka bapfiriyo ntibavuga. Abasore b'u Rwanda mwongere mujye mugira ikintu cyo kuba wakegera umukobwa umubwiza ukuri, sibyo? Niba wamwishimiye umubonye mu birori, umubonye umubonye muri za graduation, umubonye ahantu runaka ukamwishimira. Hari abantu benshi babona Dorcas ariko ngo bagasa naho bamutinya, bakavuga bati umuntu w'icyamamare uzwi ku ma social media wapfa guhita kutera ivi cyangwa se ngumubwire ijambo ry'umugisha, ariko ngo bapfiriye mu ibanga. Nibave mu rwego rw'ibanga bavuge, kuko Imana ngeyenyeretse hari umuntu uri gutekereza kuri Dorcas cyane. Hari akantu ugeze gukomozaho. Yes. Wakomoje kubi cyane gukomozaga Imana ngo ugiye guhoza Dorcas amarira yarize. Ese amarira Dorcas yarize nayaye ko tuba tubona kiri n'umwana? Dore amarira rero Imana yampishuriye ngiye kuyasobanura. Hari abantu bagiye batera imijugujugu Dorcas bakamurwanya mu rwego rwa social media, bakamurwanya mu rwego rw'ubuhanzi muri gospel, babona neza ko Dorcas ntaho yagera, bakumva neza yuko ntaho yagera. Ikindi muri kiriya gihe yabaga ari gukora umurimo na murukuru we Vestine, bakora umurimo w'Imana bigoye, bagenda bava hasi Imana bazamura ibicazanya n'ibikomangoma. Bamwe bumvaga neza Dorcas ntaho yakicara, bakumva ndetse atabasha gukora umurimo ujyanye na gospel, ujyanye n'ubuhanzi bukomeye. Ariko uyu munsi wa none hari abantu benshi babonye Imana igiriye neza umuntu witwa Vestine mukuru we, barangije baravuga ngo iminwa turayifunze ntabwo tuzongera kumenyera umuntu witwa Vestine uko tubonye. Hanyuma nyuma y'ibyo byose ubukwe bwa Vestine bumaze gutaha, abantu benshi bavuze insanganyamatsiko y'ibintu bitandukanye kuri Vestine. Baravuga baravuga rwose, iminwa iravuga bihagije, uri kubyumva. Ariko ubu tuvugana Imana yarabemeje, yaberetse ko byose bishoboka. Rero na Vestine na Dorcas ntibamworoheye, ubu tuvugana ntibamworoheye. Abamurwanya nuko bari kureba inyenyeri ya Dorcas ko iri kwaka. Inyenyeri ya Dorcas ndayibona yaka, ndabona inyenyeri ya Dorcas yaka, ndabireba mu mwuka, ndabona ino nyenyeri ya Dorcas yatse. Hanyuma ikiri muri Dorcas kirimo kiraka. Hari ijambo riba mu ndirimbo za Salomo, ibice byaho bibiri, umurongo wa 15. Indirimbo za Salomo ni Salomo warivuze. Salomo ni umunyabwenge twemera muri theology, mu ijambo ry'Imana. Salomo ni umwami wabaye nk'umunyabwenge Imana yahaye ubwenge. Yavuze mu ndirimbo za Salomo ibice byaho bibiri, umurongo wa 15, ngo mudufate n'ibyana by'ingunzu, ngo ndetse ibyana by'ingunzu byonona, ngo kuko inzabibu zacu zarabije. Inzabibu za Dorcas zarabije, ariko abantu bafite ikintu cyitwa ishyari. Abagore benshi bafite ishyari, abakobwa benshi bafite ishyari, abagabo benshi bafite ishyari, abagabo benshi n'abasore bafite kumva bakunze Dorcas, bakumva bamukeneye. Ariko Imana irambwira ngo n'uruzabibu ruri muri Dorcas rwamaze kumyasa, igihe cyo kwera rweze. Yego. Ese wigeze ubaza Imana, sinzi nimba ujya ugira ubushobozi bwo kwibaza? Yego. Urayibaza uti ese kuki Imana Dorcas wamuhitiyemo Mbonyi n'umuhitiremo undi musore bari ku kigero kimwe?
Imana yansobanuriye irambwira ngo kunyereka Israel Mbonyi ari kwambika uyu muntu witwa Dorcas impeta ijyanye n'urukundo ngo bisobanuye iki. Imana irambwira ngo bisobanuye yuko Imana ishaka guhoza amarira umuntu witwa Dorcas. Imana ishaka kumuhoza amarira. Yari nyerekeye ikimenyetso kuri Israel Mbonyi amwambika iki impeta. Hanyuma Imana irambwira ngo umugabo Imana igiye guha Dorcas ni impoza amarira. Niko Imana yambwiye. Irambwira ngo ni impoza marira. Ariko umugabo igiye kumuha ni umugabo uhitinze mu rwego rwa social media. Ni umugabo uhitinze mu rwego rujyanye na gospel. N'umugabo uhitinze mu rwego rujyanye no kugira ngo Imana yemeze abantu bose ko bishoboka. Mbese ikirori reka mbisobanure neza. Ikirori cya Dorcas kizaruta cya Vestine. Ndabivuze hano ndabihanuye. Iki kirori cya Dorcas murumuna wa Vestine kizaruta cya Vestine, kizahitinga mu rwego rukomeye. Ndabihanuye mu izina rya Yesu. Imana yaba yakubwiye ubukwe yaba yakubwiye igihe ubukwe bwaba buzabera bwa Dorcas. Nagiye kubona mbona urabona ko turi 2025 nabonye imyaka 2 ishoreranye. Mbona uyu mwaka wa 2025 2026 2027 urumva niwo mwaka nagiye kubona mbona imyaka uko ari 3 ishoreranye. Mbona ibaye insanganyamatsiko kuri Dorcas. Ndabihanuye ndabivuze ubwo mvuze 2026 2027 ni imyaka 2. Ubu turi 2025 ndabihanuye. Dorcas akira guhozwa amarira. Dorcas akira kwishima. Dorcas akira guseka. Dorcas akira guteteshwa. Dorcas akira kwitwa umwamikazi. Dorcas akira ubundi reka mbabwire urabona hari ikintu kijya kiba buri mwaka bagatoranya abo bita abantu bitwa bano bakobwa batoranya banyampinga. Sibyo? Ubundi Dorcas yakagumye gutoranywa nka nyampinga. Kubera iki? Impamvu ya mbere dore turi hano. Mu bakobwa b'u Rwanda mu bari n'abategarugori b'u Rwanda Dorcas. Sibyo? Nagiye kubona mbona Imana imwitayeho cyane. Imana iramye ngo yarayikoreye iranezerwa. Uri kubyumva? Yego. Ititaye yuko wenda mu Rwanda dufite abandi bari n'abategarugori beshi. Sibyo? Ariko ngiye kubona mbona Dorcas yitaweho n'Uwiteka. Imana ishobora byose. Ubutatu butagatifu. Imana Data twese. Imana Mwana. Imana Mwuka Wera. Mbona bitaye kuri Dorcas cyane. Mbaza Imana ngo impamvu kuki Dorcas ari kuteteshwa. Imana irambwira ngo bamuteye imijugujugu myinshi bavuga ko nta hazagera ngo Imana igiye kumuzamura yemeze ko abantu byose bishoboka. Yego. Nico kintu Imana yambwiye. Nikihoreje amarira umuntu witwa Dorcas. Rero nkabona ameze nka nyampinga w'u Rwanda. Bigiye gutuma nibaza iki kibazo. Ese ko Imana yakweretse ko Dorcas we ntagucishe n'ibisubizo ko ati ngo amarira igiye kuyahuza. Dorcas yigeze asaba Imana umugabo. Njyewe nagiye kubona Dorcas anyihanganire ko ngiye kuvuga ku nsanganyamatsiko yiwe no mu by'Imana nyeretse mu bye anyihanganira hari n'ubari kundeba kuri social media hano biranamutangaza araza kutangazwa n'iki kiganiro kuko nagiye kubona mbona Dorcas we yagize icyifuzo amaze kubona ikirori cya mukuru we Vestine yagize icyifuzo imbere y'Imana aravuga ati Imana ngusabye umugabo atari ku mugabo w'insanganyamatsiko ariko abivuga mu mutima we Imana imubona imbere mu mutima we. Hanyuma abantu benshi ntibabibonye nta nubwo babimenye ariko Uwiteka nge wanyereka yanyeretse Imana yasatuye umutima wa Dorcas. Imana yarawunyereka yarawunyereka wese ubu vis-a-vis nge Dorcas namubonye mu mutima w'imbere imbere no mu byatekereza. Imana irambwira ngo yasabye Imana umugabo w'insanganyamatsiko ndetse ngo w'umugisha ngo bibaye ngombwa kurenza umugabo wa mukuru we ari we Vestine uriya we yabigize icyifuzo. Imana irabibona. Imana ibitera kashi. Imana irabisinya. Uwiteka waremye ijuru n'isi. Yes, niwe wanyeretse umutima wa Dorcas icyo yifuza. Imana irambwira ngo yarabisinya yateye kashi yarabyemeye. Akira icyifuzo cyawe cyarakiriwe, icyifuzo cyawe cyaremewe, icyifuzo cyawe cyageze mu ijuru. Imana irambwira ngo iki nicyo gihe cyo kugira ngo ihoze amarira Dorcas. Ndabihanuye. Ikibyimba kimeneke nibari n'abamwanga nibari n'abamukunda bazamugarukira mu izina rya Yesu. Kuko Bibiliya iravuga ngo bazagutera banyuze mu nzira imwe Imana batatanyeze mu nzira zingahe 7 gutegeka kwa 2:28. Mutima wasadutse. Urebamo windi. Imana yanyeretse umutima wa Dorcas irawunyereka wese.
irambwira ngo Dorcas Imana igiye kumuhoza amarira, igiye kumusubiza. Umutima bitarimo kuba yarifuje umugabo gusa, nta kindi kintu nabonye mu mutima wa Dorcas. Nabonaga Imana ishaka kumuhoza amarira mu rwego rw'urushako, icya kabiri kamwongerera amashuri impamyabushobozi ijyanye na kaminuza, hanyuma akazambara nk'uko abandi bambara mu rwego rw'amasomo. Ariko mbona Imana imuhoza amarira, imuha urugo rwiza, ariko arakomeza amashuri agera kure. Mbona Irene indege akomeza no mu bihugu by'amahanga. Buriya Dorcas afite n'umugisha umeze nk'uwa diaspora, icyo bita abadiaspora bo kuba baba no ku bihugu by'amahanga. Dorcas afite uwo mugisha. Icyo gihe Vestine ararihe? Vestine nabonaga ari kwishimana n'umugabo we, bari mu buriri bameranye neza. Uriya mugabo bashakanye ntabwo narindi kubona hari aho ahuriye na Dorcas, kuko nabonaga Dorcas ari kurwana n'ibye ku giti cye, ariko mbona Imana imuhoza amarira nawe. Vestine ari kwishima mu we buryo? Dorcas Vestine we ikirori cye nabonaga cyararangiye, Imana yaragisoje, ari kwishimana n'umugabo we, ibyo Imana yarabirangije. Ariko nkabona Dorcas ari kurwana n'urugamba rukomeye cyane rw'abantu, bavuga bati ko Imana imwakuye mukuru we, wehe kuki Imana yamwibagiwe. Imana iramwira ngo ntabwo nibagiwe Dorcas, nawe ndi kumwe nawe. Yego, yes, nanjye niyo mpamvu namwojije. Hanyuma icyo gihe rero wabonye Dorcas Imana ikweka Vestine muri kwishimana n'umugabo we. Hanyuma se Irene we yarari manager wiyo, manager wa Dorcas Irene muri ndahabi kabisa. Uriya Irene muri ndahabi, reka nkubwize ukuri. Ubundi muri ndahabi Irene kuri uyu mubona, nabonaga asa n'umuntu wumva nawe yishimiye ibyiza byande bya Dorcas, avuga ati Imana ibisohoje nanjye nanezerwa. Yego, nuko namurebaga. Hanyuma nkabona neza yuko ntabwo Irene muri ndahabi arwanya Dorcas. Yumvaga ibyiza Dorcas byose yageraho yashima Imana, nawe akavuga ati ibi birori byiza bya Dorcas nanjye nabyishimira bigataha. Nkabona rero Irene muri ndahabi arasa n'uwishimiye Dorcas cyane, ko gusa icyamunezeza nuko yabona Dorcas ibyiza bye bitashye neza. Nuko nabibonye. Yego, urumva ari amahirwe. Irene muri ndahabi nta cyiza nta kibi yifuriza Dorcas, ahubwo amwifuriza ibyiza gusa. Nuko nabibonye. Amahirwe akomeye kuri Vestine ndetse n'umuryango wiwe. Yego, urumva ko nimba aka kanya Vestine akoze ubukwe, yego, ubutaha Dorcas nawe ukaba utugeje Ubuhanuzi kandi twatubwizeye. Yego, urumva ni amahirwe. Hanyuma rero burya rero uko byagenda kose weretswe urugo rw'umuntu uranarusengera cyane, kugira ngo ruzahirwe agejeje kurusengera, cyangwa se nta mbogamizi igezweho na wenda ruzagira mu ibana ryabo. Jyewe na n'uyu munsi ndabisubiramo, njye no kuvuga na nimero yanjye ni 0781 59 70 647. Ndayisubiramo 0781 59 70 647. Njyewe wasengeye Pastor Mutesi akabona umugabo, na n'uyu munsi ninjye uhanuye ubuhanuzi kuri Dorcas. Ndabuvuze ni insanganyamatsiko, ndabisohoje abantu barabyumvisha. Insanganyamatsiko mu yandi magambo ni ikintu Imana ibizanye kitari kiriho. Yes, ndakizanye rero, ndakizanye Imana irakira. Nje nk'ifarashi yikoreye iby'Imana, mbizanye kuri social media, mbizanye ku njyana ku mbuga nkoranyambaga. Ntacyaha abantu barabibonye. Uri bukoze se buriya? Ntacyo rwose, kuko njyewe ndumva ndifure mu rwego rw'umwuka wera w'Imana. Ndumva mpamanya n'Uwiteka Imana ishobora byose, kuko ntawe nkoreye ikibi. Kuko njye nsohoje, niba ari n'abanyamashyari barwanya Dorcas nibitonde, Imana igiye gusoza ibyayo mu izina rya Yesu. Ndumva ndi mu mwuka, ndumva ndi mu mavuta. Abantu ntibankure mu mwuka, bambabarire. Mumbabarire ntimunkure mu mwuka. Ndabizi hari igihe uhanura ibyiza ku muntu hakaboneka abamurwanya, hakaboneka abamunaniza. Nimwitonde mujye mwifuriza ibyiza abandi mu izina rya Yesu. Amen. Dorcas akiri neza y'Imana. Tigo yanyu ni 0725 410 353. 0725 410 353. Izo nimero nazivuze no ku rwego rujyanye n'umuntu witwa Mutesi, ndazivuga. Umuntu arampamagara ampesha umugisha, ari mu rwego mu Busuwisi. N'uyu munsi wa none sinzabyibagirwa.
guhesha umugisha muri ubu buryo. umuntu yari ari mu Busuwisi ampesha umugisha ku bwa Pasiteri Mutesi muhanura ubukwe bwe, mvuga ngo Freddy nagiye kumurongora bishimye, uyu munsi byararangiye. Ibyo nta nubwo abantu bari babizi, ariko nongere mbisubire mu Dorcas akira umugisha w'Imana. Ndaguhanuriye ugiye guteta, ugiye guteteshwa, ugiye kubona Imana igutabara, Imana ikugira neza. Uravuga ngo mukuru wawe Imana yaramutabaye Vestine, wowe ibyo Imana igiye gukora birarenze. Mu izina rya Yesu. Nta marene wigeze werekwa muri ubwo bukwe? Marene? Cecekera. Nibanga. Marene hari umukobwa umwe nigeze gusa naho mbona w'umuhanzi ukomeye nawe uhitinze witwa Marina nabonaga yasaze yataye umutwe ari kuvuga ati nanjye ikirori cya Vestine ntabwo nakiburamo n'ikirori cy'umuntu witwa Dorcas. Noneho Marina ndamubona rwose acugusa nyashi, ndamubona ari gucugusa nyashi yambaye rwose neza avuga ngo ndataha ikirori cya Dorcas mu izina rya Yesu. Mbona Marina yafashijwe, mbona Marina umuhanzi Marina w'u Rwanda muramuzi, abantu benshi baramuzi, n'ibihugu by'amahanga biramuzi. Marina baramuzi, Burayi hose baramuzi, abadiaspora baramuzi. Nabonaga Marina rwose yavuze ati ikirori ntabwo ngitanga. Noneho umuntu witwa Knowless we yari yafatiyeho. Knowless uramuzi? Marina ari Marine. Mbese yari ari hafi ya Dorcas. Ari Marine. Ariko mbona noneho Knowless we. Noneho we amababa ntiyari ari gufata hasi. Ubukwe yari yabutaye. Knowless we noneho yari yavuze atumva. Ikirori cy'uyu mwana w'umukobwa witwa Dorcas ntakibonetsemo. Ati neki. Mbona noneho n'umunyamakuru tuzi kuri Radio Rwanda. Yego. Sibyo? Nawe ubwe yararirimo yabijemo umunyamakuru kuri Radio Rwanda. Uyu munyamakuru tuzi, uyu munyamakuru ukunda gutanga ibiganiro kuri Radio Rwanda cyane. Yakinze Imana se? Oya, uyu munyamakuru kazi Anita Pendo. Urakoze cyane, Imana igumugisha, nawe uri mu mwuka wa munyamakuru. Nabonaga Anita Pendo nawe amaguru adakora hasi, umwuka wera w'Imana yamufasha. Anita Pendo avuga ati uyu mukobwa Dorcas nanjye ndumva ndi mu kirori cye. Yari yanamwambariye nawe. Mwibarize rero. None se tugaruka kuki utabaje Anita Pendo rwose yari yabutashye. Kuki utabaje ikirori kiwe yari akirimo cyane. Kuki utabaje Imana se Mana yanjye? Kuki wemeye ko Marina aba marene w'uyu mukobwa? Impamvu ya mbere, Imana yambwiye ngo ni Imana ijya yemeza abantu igatanga amasomo ifite impamvu. Igatanga amasomo ishobora guhagurutsa umuntu runaka mu rwego rwe kugira ngo bibisomo no ku bantu bose. Noneho mbona Marina aje mu bukwe bwande bwa Dorcas kandi abwishimiye ndetse yambaye neza kuko Marina yaraberewe cyane ndetse nabibonye. Noneho mbonye Anita Pendo noneho we yari yambaye noneho nk'umwamikazi. Mbona avuga ati rwose nje mu kirori cya Dorcas mu izina rya Yesu. Anita Pendo uramuzi nyine, namwiboneye kuri umubona avuga ati rwose ndumva amaguru adakora hasi, umwuka wera w'Imana yantashye, ndataha ubukwe bwande bwa Dorcas. Scovia ntabwo yabugezemo se? Scovia? Mbabarebya Scovia ntubimbaze ko ntawe nabonye. Scovia ntawe nabonye, gusa Scovia ikintu cyo nemera uri kubyumva, iyerekwa rigiye kurangira nyuma nagiye kubona mbonaje afite ururabo rwiza. Scovia wabyumvishe aza rufite, mbona raje mu kirori nyuma kuri finaroma, mbona ruhaye umugabo wa Dorcas aruha n'umuntu witwa Dorcas bari kumwe n'umugabo. Mbona rarubahaye, mbona filime irangiye uryo. Ni naho yarangiye kuri Scovia. Biraza gutuma nibaza ariko buno bukwe nta pare bwagize. Pare? Bapare ibyo byose byabaye mbere. Ibi ndi kuvuga byari kuri finaroma uko byarangiye, kuko Scovia niwe wabaye nk'ahaza afite ururabo avuga ati nanjye nifurije ababana ibyiza cyane. Okay, reka wenda ibyo tubireke kubyinjiramo cyane, ahubwo noneho tuhite twibaza wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu kuri buno buhanuzi. Hanyuma buno buhanuzi wowe ukimara kubona bwakwigishije iki nk'umukozi w'Imana? Ikintu byanyigishije nibutse ukuntu Pastor Mutesi yarwanye n'urugamba rukomeye mugende kumusengera n'iki kugira ngo abane n'umuntu witwa Fredina. Nibutse imijugujugu y'umuntu witwa Sandrine uburyo yari ari kurwanya umuntu witwa
Pastor Mutesi ngo ntabwo yakamutwariye umugabo. Naje kwibuka ibintu byinshi cyane, nsubiza amaso inyuma mvuye mu buhanuzi, mvuye mu iyerekwa. Hanyuma nsanga Dorcas Imana igiye kumuhoza amarira. Imana irambwira ngo he kugira umuntu umugirira ishyari kuko Imana igiye kumugira neza. Nicyo nabonye. Icyo kintu cyakwigishije. Nicyo byanyigishije, byanyeretse neza ko uko Imana yarwanya urugamba rwa Pastor Mutesi ku bwa Feredina, ni nako igiye kurwana urugamba rwa Dorcas muri iki kinyejana cyangwa se muri iki gihe cyangwa se muri aya matariki, muri ibi bihe. Iyi myaka ibiri ishoreranye, umwaka wa 2026 2027 akiragozwa amarira kuri Dorcas, ndaguhanure mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Nubundi turi kugenda tugana ku musozo. Yego. Hanyuma Florie, yego, umuhanuzi akaba n'umukozi w'Imana. Ni byiza ko ubuhotse wenda ukavuga ubuhanuzi bwawe, sibyo? Hanyuma rero turasoza n'isengesho nk'ibisanzwe, ariko mbere ko dusoza, umuntu washaka kuba yakuvugisha yakubona gute, uboneka mu buhe buryo? Nimero yanjye ni ya yindi 078 59 70 647 ni MTN. Hanyuma nkagira na Tigo, Tigo kashiba no muri byose birafatanye na mobile money. Byose birimo, hari n'abajya bashyigikira bakampesha umugisha, ibyo ni bisanzwe. Hanyuma 0725 410 353. Zanditseho Florie. Ni nzamwita Akoze Florie. Florie. Cyangwa se abantu banze kuri Prophète Florie. Prophète Florie. Okay, ndikumva twasoza, tukadusoza nyine isengesho. Bisanzwe. Witwa Imana nziza, witwa Imana y'ubutware, nsengeye ubukwe bwa Dorcas buzatahe neza. Hanyuma nkuko nabonye Israel Mbonyi ari kumwambika impeta y'urukundo, nkabona amwambika impeta ya fiançailles. Ukanyereka ko ari ikimenyetso cyerekana ko utabaye umuntu witwa Dorcas ugiye kumuhoza amarira. Mana ndagushimye yuko ugiye kuzasohoza ibya Dorcas neza nkuko washoje ibya Vestine mukuru we. Izina ry'Uwiteka nishirwe hejuru, umucyo w'Imana nubigemo mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Mana yacu. Amen. Sawa, urakoze. Amen. Naho akagaruka naho butaha.